Ndagusuhuje kandi nkwifuriza ibihe byiza udukurikiye aka kanya. Uyu ni umwanya w'ikiganiro nabyo ni ngombwa. Ikiganiro kidufasha mu kungura ubumenyi bwacu. Mu kiganiro nabyo ni ngombwa tubagezaho ubumenyi bw'isi, amateka ndetse n'iyobokamana. Mu gice kijyanye n'amateka, mu mateka y'u Rwanda tubagezaho ibijyanye n'insigamigani, ibirari by'insigamigani. Mu birari by'insigamigani uyu munsi twabateguriye inkomoko y'insigamigani yaje nk'iya Gatera. Uyu mugani bawuciyeho hagize igikorera umuntu amarorerwa kimuguye gitumo, nibwo bagira ngo cyaje nk'iya Gatera, wakomotse kuri Gatera w'Itanda na Rusizi mu Buganza, bivuye ku mukazana w'Ikirongore na Nyirabukwe bakorewe amarorerwa na Gatera. Gatera k'Itanda yari atuye mu Buganza bwa ruguru ya Muhazi, agakunda abagore byamushajije. Umugore we bwite yari uw'Ibumbogo bwa Nkuzuzu mu Bwanacyambwe. Bukeye sebukwe wa Gatera ararwara araremba, bamutumaho n'umugore we babibamenyesha. Gatera ahaguruka iwe ajya kureba sebukwe, yambuka Muhazi akomeza urugendo. Ageze Igicaca ashaka kunywa agatabi, areba ahantu hari agacucu arahicara, atuma umuhungu bari kumwe ngo ajye kumutekerera. Uwo muhungu ajya gutekera itabi mu rugo rwari hafi y'aho bari bageze. Urwo rugo rwarimo umugeni umaze gutinyuka abantu ba hafi. Yari amaze kujya yirirwa mu nzu yarongorewemo, atakirirwa kwa Nyirabukwe na sebukwe. Iyo nzu yarimo umuriro kuko bayicanagamo kugira ngo umuswa utazayirya. Uwo muhungu abonye akotse kava muri ya nzu, agenda ariho agana. Inzu yari yasa inkike ya ruguru, ifite n'igikari cyayo. Ageze mu muryango abona umukobwa w'inkumi wicaye mu mfuruka aboha. Uwo mugeni yumvise umuntu winjiye, abanza kugira ngo nabo basanganywe. Umuhungu amuhereza intoki, bararamukanya. Umugenzi amusaba igishirira, undi aramubwira ati tambuka nguwo umuriro ku rubumbiro. Aratambuka atekera itabi, arahaguruka amusezeraho aragenda. Amaze kugenda, Nyirabukwe w'umugeni amukurikiza amaso agira ngo amumenye, ariko ntiyamumenya. Asigara yibaza ati uriya muntu mviriye mu nzu y'umwana ni uwahe? Uwo muhungu ageze aho Gatera ari, amuha itabi, amushimira n'uwo mukobwa ati muri ruriya rugo hari umukobwa mwiza cyane kandi ni umugeni, kuko nabonye yitwikiriye mu maso. Gatera ati ari mu nzu wenyine sha? Uwo muhungu ati ari mu nzu iri mu nkike ya ruguru yasa urugo, arabohera mu mfuruka. Gatera ati mfashira itabi. Nuko Gatera arahaguruka nawe ajya muri rwa rugo. Aboneza uko wa muhungu yamubwiye. Nyirabukwe w'umugeni arareba, abona Gatera yinjira mu nzu. Umukobwa abonye ko ari umugabo ufite icyubahiro, arahaguruka yigira mu kirambi. Gatera amusanga mu kirambi vuba. Umukobwa agira ubwoba amuhungira ku buriri. Gatera akubita inyegamo amusangayo. Wa mukecuru agira amakenga, aribwira ati uriya muntu watumye umwana aho ntiyaba afitanye amasezerano n'umukazana wanjye? Henga njye kureba. Ubwo rero Gatera amaze kugera ku buriri, afata wa mugeni, baragundagurana. Gatera amurusha amaboko, aramusambanya. Igihe batararangiza, wa mukecuru abageze mu muryango, arabumva. Ntibyatinda, Gatera arangije amanuka ku buriri n'igihunga cyinshi. Apfa kwihangana, amuhereza ukuboko, bararamukanya. Gatera ariyandurukira. Uwo mukecuru atambuka agana mu kirambi, ahura n'umukazana ava ku buriri afite ipfunwe ryinshi. Aramukoba, aramukwenura ati yewe ganyagu, yewe gabakosha badahannye we, yewe gawo ukanyagwa we, kugaragaza ingeso zawe utarakizwa n'amasunzu
Umukobwa ati mukecuru urandenganya, uriya muntu simuzi, aje atyo nk'uko umubonye. Umukecuru ati urambeshya, yohereje umwana aza yitekeza itabi, muravugana, maze asubirayo ajya kuvuga ubutumwa. Amaze kubumubwira undi araza, mujya ku buriri. Ntiyagufatiye mu muryango, ntiyagufatiye mu mfuruka, ntiyagufatiye mu kirambi, ahubwo wamunshyiriye ku buriri bw'umwana. Umukecuru arashega ati henga inka zikuke mbivuge, usendwe izo wakoye zimena ikibanga zikobwa undi. Ubwo rero Gatera yageze aho wa mwana bari kumwe ari, asanga igishirira cyazimye. Arongera atuma uwo mwana ngo ajye kumushyiriraho ikindi. Umwana ageze inyuma y'umuryango yumva uwo mukecuru akwena umukazana we. Arahagarara akomeza kumva uko amukoba, yumva nuko umukazana amwihohoraho amusaba imbabazi. Undi aho kuzimuha akamutuka. Byose amaze kubyumva ati ni mu nyongera igishirira ikindi cyazimye. Uwo mukecuru ati uwutekeza itabi ninde? Undi ati ni Gatera wo hakurya ya Muhazi, itanda rya Rusizi na Giheta. Umukecuru ati murajya he? Undi ati turajya Ibumbogo bwa Nkuzuzu. Bamuha igishirira, ashyira mu nkono, ashyira Gatera. Amutekereza ibyo yumvise umukazana akorerwa na nyirabukwe. Ati wagize nabi cyane, uriya mwana agiye gusendwa kubera wowe. Bambajije izina ryawe n'aho utuye, byose ndabibabwira. None rero uriya mukobwa nabwira bene wabo ko ibyo wamukoreye ari byo bimusendesheje, bazakwitura ibihwanye n'ibyo wakoreye umwana wabo. Kandi nibura ntumujyanye ngo akubere umugore, cyangwa se ngo umuhe umwana wawe akubere umukazana. Gatera amaze kubyumva ati mfashe iyi nkono y'itabi. Umwana aramufasha. Gatera asubirayo. Ageze ku muryango yumva umukecuru arakiyasira, yumva umukazana arira. Yinjira mu nzu vuba, babona ageze mu kirambi. Afata wa mukecuru aramuterura, amunyurana mu nyegamo, amuta ku buriri, bagigiraho gato. Gatera amurusha amaboko, nawe aramusambanya. Umukecuru akagumya kumutuka ati wagisazi we, ndekura nirenganyirizaga umwana wo gatsindwa we. Bebe by'ubusa. Gatera aramwihorera, aritonda, biratinda. Umukazana aho yibereye mu kirambi agasekera mu bipfunsi. Amaherezo Gatera ararangiza, amanuka ku buriri, asezera ku wa mbere. Ubwo ni umukazana. Undi ati urabeho kandi urakoze kuko nkuye mu cyaha uwarunshyizemo. Gatera arigendera. Umukecuru amanuka ku buriri n'ikimwaro kirenze icy'umukazana we yari afite mu kanya. Nuko umukazana abaza nyirabukwe amwishongora hati mbese aho wowe ntumuhaye ko mutindanye? Undi ati mwana wa hora mpore, ceceka nceceke, ubonye ishyano mbona irindi. Mbese harya uriya mugabo ngo yitwa nde? Undi ati numvise wa muhungu atubwira ko yitwa Gatera. Uwo mukecuru ati bamera nyinshi, iya Gatera yo yaje ari sinsiga n'indamyi. Umukazana amubwira ati ntabwo mbireka, njye sindabyara, nzagomba gusaba amasubyo. Nyirabukwe ati mwana wa uramenya ubunyambuye n'isazi ntizakugwe ku munwa, n'ayo masubyo nzayagushakira nyaguhe. Nuko barigorora birashira, kandi bombi bakomeza kuba inshuti za Gatera. Nuko iyo nduru umukecuru yavugije yamagana Gatera yahuruje rubanda. Bigeze aho byose biramenyekana, bamenya n'izina ry'uwo mugabo Gatera. Kuva ubwo inkuru iba kimomo, ikije ari ingondirizi cyose kigakoresha umuntu icyo atiteguye atanagishaka. Bati cyaje nk'iya Gatera, yaba umuntu uguye undi gitumo atamwiteguye. Bati yaje nk'iya Gatera. Aha niho dushoreje ikiganiro nabyo ni ngombwa cy'uyu munsi. Ufite igitekerezo cyangwa icyifuzo watwandikira
ukatubwira icyo ushaka ko ubutaha tuzagarukaho. Manuka agataho handitse comments, wandikemo ikibazo cyawe, inyunganizi, icyifuzo cyangwa igitekerezo, maze ubutaha tuzabigarukeho. Tubibutse mwese kandi mwe mutarakora subscribe, kwamanuka aho hasa n'umutuku ahari inzogera ugakoraho, ukawukoza subscribe, ukaba wemeje ko ibyo tuzajya dutegura byose bizajya bihita bikugeraho ako kanya, maze ukadukurikirana. Aha turi ni kuri Promotive Nation Rwanda. Njyewe mbasezeyeho, nabyo ni ngombwa nakagaruka. Mugira amahoro y'Imana, muhahe muronke, Uwiteka abahire cyane, nimukure maze musumbe uko musanzwe.